Munsi ujya wira uteretswe muri make utaganiye n'Imana. Ntabwo bibaho. Uyu munsi yakubwiye ngo iki turi saa 8. Ntabwo bibaho. Uyu munsi turi saa 8. Nukuvuga ngo mu buzima busanzwe ufite iciciro cy'ugomba kuganiramo n'iki n'Imana. Bitewe n'umwanya wagize gute winjiyemo. Wabyumvise ariko uyu munsi yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo hari ibicuku bine ariko ibi bicuku ko ari bine. Hari abari kubicamo, hari n'abagiye kubyinjiramo, hari n'abagiye kubisoza. Mbaye ncecetse. Imana guhumugisha mu izina rya Yesu. Icuku cyanyuma. Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Asante. Mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'iki y'umuriro ndetse n'iki n'igicu. Aha yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Yarangije yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Barangije ngo bacikame igikuba. Aha soma. Akura inziga ku magare yabo. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Nk'Umuhanuzi TV show amerese mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro bane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiratuma Imana Nk'Umuhanuzi kafata umwanya ngushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukabikunda wangiza ukayikandaho. Ngusaba uyu mugisha kandi ntabwo nzakwicisha irungu. Niyo mpamvu mba naje kwirebera abakozi b'Imana imbere ya kamera. Ndi kumwe n'umwana w'Imana Mutuyimana Jean Claude Papa Josué. Ikaze. Murakoze cyane natwe turabashimiye ko mwamanutse nka Nk'Umuhanuzi TV show kugira ngo tubane muri literaniro ryera. Imana ibahumugisha. Yega abakunzi ba Nk'Umuhanuzi TV show mbibutse ko Mutuyimana Jean Claude afite channel yitwa Mutuyimana official. Wanyarukiraho ugakanda subscribe nawe ukamushyigikira. Nta murumba tujya tugira. Oya ntawe. Ibyanjye na Mutuyi rwose umva. Abantu bagira umururumba ntago ari abana b'Imana kabisa, n'abana ba Satani kandi twebwe turi abana b'Imana. None nibirenzeho nge nawe tuziranye kuva 2022 nakine irashize. Tuziranye kuva 2022 mu kwezi kwa ni mu kwa gatandatu ahari mu kwa gatandatu gutyo. Yego ni gutyo kandi wanyakiriye neza mu biro. Uzi ko imyakine yuzuye we tuziranye. Yego nta kibi ni ngiye gushaka itariki rero. Ngiye gushaka itariki twahuriyeho mu kwezi kwa gatandatu. Ngiye kuyishaka nimara kuyishaka nkayibuka. Sibyo ubwo musi tuzakora anniversaire nje nawe kabisa. yo kuba tuziranye. Yego dusengero gange Imana bari natwe miki kiganiro. Muri iyo myaka enye rero narariye ndangwa ndaryama. Imana iguhumugisha. Wambaye neza. Noroye ninka. Imana iguhumugisha Merisi urakoze. Senga. Nabibonye nanje. Wambaye neza reka mbereke ipantaro, inkweto y'umukara, ipantaro ibara ntago nzi ko baryita. Nagashati keza. Akicyonzi cyo nuko ipantaro niko tibisa. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ugize neza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Wabanye natwe waturinze igitondo cyose. Wongeye kutwemera kugera uyu munsi. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe muri iki kiganiro ari boza kukiyobora. Iritaniro ryacu ribe iryera kandi ari boza kubanamo natwe kutuyobora usanzwe utuyobora ahubwo ngo inubane natwe. Mareka ushinzwe kurinda abanyamasengesho aza turinde muri iki kiganiro kandi ijambo ryawe ryubaka imitima y'Abanyarwanda. Ijambo ryawe ryubaka imitima y'abari hanze hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mana nyiribanyagora ku ngoma ubwo tuzumva ko hari abo ryubatse imitima tuzagushima. Ngaho bana natwe muri iteraniro kandi tugire neza. Mareka ushinzwe kurinda amateraniro azabana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mutu karame ngira ijambo bashaka kuzakubaza napfuye uganga uzarimbwira icyo gihe rimbwira ubu. Kuvuga ngo kwako niba vasinga abantu batanga ubuhamya umuntu yapfuye. Nukuvuga ngo mu buzima bwanjye nta muntu nakwigira ntangira ubuhamya yapfuye. Kuko ijambo nshobora kuzavuga umuntu yapfuye ni rya jambo dukoresha tuvuga ngo ndagukunda. Rero ngukunda byuzuye kabisa. Thank you. Byuzuye kandi ngewe umuntu ntavuga neza ari muzima. Umuntu ntavuga neza turi kumwe sinshobora kumuvuga neza. Ntavuga neza adahari sinshobora no kumuvuga neza yapfuye. Ubundi inshuti yawe magara yivuga neza mutari kumwe kabisa. Ni naho uzanamenya ko ufite inshuti. Akankunda kuvuga cyane. Umuntu kuvuga neza muri kumwe akavuga ngo aragukunze muri kumwe abazaba atagukunze. Ugukunze ni umuntu kuvuga neza udahari. Rero kukuvuga wapfuye no kuzana rurabo bashira kumva wapfuye uri muzima ntarabikoze ntago nshobora kubizana kabisa. Ntashobora gutangira ubuhamya. Nge nta muntu nzigira ntangira ubuhamya mu buzima bwanjye ntawe. Keretse kwa kundi bajya bavuga ngo vuga. Oja ntawe
niba ngukunze nzakuvuga uriho sibyo niba ni n'ururabo ndukuzanira ukiriho nshobora kutakuzanira ururabo sibyo ariko wenda ngaca mu duka nkaguramo akaji ngakakuzanira urubundi urukundo rutagira bombo ntaco rumaze nakwanzaniye ejo bundi yego urumva ejo nkandiye akanyenyeri nubu mukangiye kugakanda nkagura abantu ntagakanze rero bisobanuye ngo mu bintu byose tugomba gukora no mu bintu byose tugomba kumenya nje sinshobora kuzagukunda ngo ngukunde ngo uruko wapfuye ntago bishoboka na mama napfa ntago nzabutanga urumva neza izuba ugize intebe gutya turebera twakwimura kugira ngo turiho kandi ntabwo ndakatinga aho ko waba urigiyemo cyane ryinshi kandebe aha ntaryo rwose kandebe ntabwo twakatinga twakomeza tuvuge hariya byari kukurasira ukuntu niba ari kukurasira niba ari kukumurika urumva nkabona uragize yego nta kibazo biba ari ngombwa ko tunagaragariza abantu kugira ngo tubereke ko byanga byakunda yego aho tuba turi ko twibereye mu bishimbo by'iwanje nahangaha tuba twicariye ni ukuvuga ngo nimba ngukunda nzabikugaragariza ukiriho nari nkubwiye ngo na mama napfa ntabwo nzatanga ubuhamya kubera iki ntabwo bishoboka umwanya wo kumwitaho sibyo n'umwanya wo kugira ico muha na rwa rurabo ngo umuhungu we yazanye ururabo yego kandi ari muzima ntaragize gute ntararumuhaye ntabwo bishoboka afite bidi mu kwa munani yego yarambwiye ngo azayigira mu kwa munani ngo mwana wanje nshaka kugira ngo nzaje kuri biriya bintu ndavuga nzaza kandi nzagutungurana ashaka kujya he azaba afite bidi ashaka kurya kugira ngo hano kuri ibi byuma kuri Mutuyimana official kuri Konkoride cyane TV show azaba hari sibyo ni ukuvuga ngo rero namubwiye ngo ndavuga nari kugira ngo ngo ntanzatanga ubuhamya nyine ndavuga ngo uzahajya pe nta kibazo dufite twebwe bivuze iki nanga se bisobanuye iki ijambo navugira abantu bakuvuga ngo tubwira abantu ko tubakunze bakigeze gute bakiriho ikindi ziranda bo mubajyanira bapfuye muzibajyanire bakiri bazima shabira bihurumwa muzibajyanire bakiri bazima ariko urundi ndagura ururabo rw'ibihumbi 20-15 kuki ntabiguha urwo kugakoko ni ibihumbi 10 urwo kugakoko ni ibihumbi 10 abayi kuzanzanira indabi 10 bampaye bankandakanya kamibihumbi ndi no kubireba nkanabirya nkabisangira na mutuye inshuti yanjye uvuga ngo bazaje kubikira hejuru y'imva yanjye cyane no kuvuga ngo rero ari ijambo bigeze kuvuga ngo wivuga ngo umuntu aragukunda no ntago bishoboka abadukunda barahari n'abadukunze babitubwiye barahari yego mfite umumwe mu gukunda kuvuga ngo ndagukunda ariko mu minsi yashize harutse kunkandira akanyenyeri nyoreza amadolari 20 kabisa bikunda umuntu ari uko yapfuye wimposting ari uko napfuye kiri muzima posting kabisa hari umama nkunda cyane nkunda kumuvuga cyane umunsi ndatsindize banza yitwa Dati mama witwa Dativa akunda kupostinga cyane sibyo muri mu gitondo nkabona na post ati mukozi w'Imana ugubwe neza wabyumvise ka simuzi gusa wenda tuzabonana mukabona ndetse gahunda guhura ako simuzi wabyumvise ariko ikintu nshatse kuvuga rero ijambo kuvuga ngo ninde vuga ryo nshobora kuzavuga wagize gute wapfuye hari n'icyo vuga ngo konkurude namukundaga si iryo hari irindi namukundaga ahubwo vuga ndamukunda ahubwo reka bivuga ubu rero nuvuga ngo niba ngukunze ngukunda ubu ntabwo nzagukunda ikindi gihe wapfuye n'umurambo bivuze ngo nubu turicaranye kuri kamera ko nkuru tuvugisha ukuri kandi kanya ubonye birahindutse ndapfuye wakwirukankira kuzimya kamera sibyo ndetse no kwirukanka nta rwaza kunyegera nahita ngutinya sha wabyumvise kuko uyu munsi wa none abantu bagukunze kuko uri guhumeka sibyo ariko hari ibihe tugeramo rero niyo mpamvu ukiri muzima ndagukunda sibyo ukiri muzima niba ariyo biswi nyikugurenge ikuzanire ukiri muzima niba arakanyomoro ngace nkaguhereze ukiri muzima niba ari igikoma tugisangire ukiri muzima naho wapfuye ntacyo nabanenda kuvuga hari urugero nkunda gutanga nkunda kwitangiraho nkiri mu kazi umuntu wampaye ibihumbi 100 yego nkiri mu kazi nkiri gitifu yego arutwa nuwampaye ibihumbi 2 ubu ntakiri mu kazi yes impamvu ni kwa kundi wa muri byavuze ngo iyo ukize baraza iyo uri mu byiza n'uburi inshuti iyo uri mu kazi nyine baba bahari abo benshi bagukurikiyeho icurico yego nubu ukora ibiganiro ubundi uwo muntu ntabwo yahaye konkoride yahaye icubahiro wari wicaye yahaye kote wari wambaye yitwa gitifu ariko ubu ntari mu kazi yego ugira icyampa ninjye konkoride abagihaye yes kuko impamvu abo ngabo abo twakomezanyije nyuma ntakiri mu kazi yego
nababara. ni ukuvuga sibyo, reka nkubwire aka kantu. Ubundi uyu munsi wa none sibyo, uko uriho uyu munsi sibyo, ubu uri konkora. Ico gihe rero ico gihe wari uri gitifu, iryo kote rya gitifu ryonye, ariko njewe nshimye Imana rero, nshimye Imana ko twabanye uri gitifu tukana abantu utari gitifu. Ubu tuziranye bishoboka. Yego, ubu kano kanya Imana impaye imodoka, yego niyo yayintunguza director ivuze mwamukozi w'Imana akira imodoka, ntanaje gushaka mwarimu, nukuza nkayipereka kwa konkora, kubera ko nziko afite prime, ikindi aranyigisha, tuziranye mu buzima bwe bw'icubahiro, tukanamenyana no mu buzima bwe bwarimo butari bwabundi bw'ubuyobozi. Wabyumvise rero bivuze iki? Ni nayo mpamvu inshuti muzabana mu bibazo, iyo niyo nshuti nayo muzabana mu bisubizo. Nakora iyo nta nshuti igize gute, nta nshuti irimo, ntago nkurarire sinkwirarire sinanakubeshe, nibuze ko twanabanye mu byiza, mu bibazo ntitubane, ntago uri inshuti yanjye cyane kabisa. Kandi nabwo nabivuga ko umuntu tutabanye mu kwa kabiri tutubane mu kwa gatatu, ntabwo ari inshuti yanjye nabwo. Ubwo yamenye ko atari inshuti yanjye. Nibuca gahunda mbese. Hari umunsi ujya wira uteretswe muri make utaganiye n'Imana? Ntago bibaho. Uyu munsi yakubwiye ngo iki turi saa 8? Ntago bibaho. Uyu munsi turi saa 8. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe ufite iciciro cy'ugomba kuganiramo n'iki n'Imana, bitewe n'umwanya wagize gute winjiyemo. Wabyumvise? Ariko uyu munsi yamwe ngo nze mbwira abantu ngo hari ibicuku 4, ariko ibi bicuku ko ari 4, hari abari kubicamo, hari n'abagiye kubyinjiramo, hari n'abagiye kubisoza. Mbaye ncecetse. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana ririmo Kuva. Turasoma, uramfasha gusoma? Yego. Niba bikubira gukunda ufite Bibiliya ndayihorana nka pastor. Yes, Imana igumugisha. Reka dusome mu Kuva ibice 14. Kuva 14 umurongo, uradusomera umurongo Kuva 14. Yes, umurongo turahera ku murongo wa 14. Uwiteka ari bubarwanirire, yego, namwe mwicecekere. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, Uwiteka arangije abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe. Urambura ukuboko hejuru y'inyanja. Uyigabanye. Abisirayeli bace mu nyanja hagati. Abisirayeli bace mu nyanja nko ku butaka. Imana itugirire neza. Ndashaka kugira ngo twinjire muri wa murongo navuze mu bicuku. Aya na magambo Imana yabwiye Mose igihe Imana aritumye Mose muri Egiputa kuja gukura ya Abisirayeli, ngo ariko bageze ku nyanja itukura, hiyo nawe uriho. Bageze ku nyanja itukura bahura n'akaga gakomeye, barebye inyuma basanga birakomeye, imbere birakomeye, impande birakomeye, ariko nta wundi bari bishingikirijeho, basigarana Mose n'Uwiteka. Mbere yuko bagira ijambo bavuga rero ntibigeze babwira Uwiteka, ubwo babwiye Mose barabatuva Mose. Ubwo nawe jewe nshiraga mu nyirabwenge yamutuye, abandi nubwo bwose birabanditse ngo umva Mose, ntago ariko bavugaga. Kuko natwe bitubaho. Tububura barabati igicucu, bati ikintu cy'ikoze cy'Imana, ati gishingiza ngo kivuganaga n'Imana, buri abaronkorerana barema inama, bati ubundi ngo yaratuzanye, baratangira ngo baramutuka, baramubwira ngo ubundi watuzanye hano gukora iki? None ubwo mbere yuko bamubwira iryo jambo niryo birayanditse, ubundi mbere yuko bamubwira iryo jambo dutekereze, babanje bavuga ngo ati cyane Miriyamu nayo. Wabyumvishije? Weho uri kwa runaka, ubundi yatubeje ubwenge bigenze gute? Ibyo natwe bitubagaho, ukumva ngo ngo ubundi bamutuye ngo yatubeje ubwenge, ngo ibintu nk'ibyo. Reka nongere nkubwira ngo bose baratangira baramutuka, ngo baramubwira ngo ni igiki watuzaniye iyo tureka tugapfa? Twaryaga amadende degenda ariko tukababara, umva shaka kwibagirwa. Twaryaga inyama, umva shaka baribagirwa iyo tureka tugapfirayo, ariko bibagirwa ko amatafari babumbishaga iki amashereka n'amacandwe. Bibagirwa ko hari ahantu Mose bakuye. Natwe muri iyi minsi niko abantu bari kwibagirwa burundu. Sibyo nshatse kuvuga, ndashaka kuvuga ku gicuku. Imana tugirire neza. Ngo maze Mose arataka, Imana iramwumva, iramaze ngo niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute bagende. Soma 24. Twirukange twigirere ku gicuku kugira ngo tuze gusoma mu izina rya Yesu. Nutina ndisomera. Yego 24.
mu gicuku cya nyuma mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Asante. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'iki y'umuriro ndetse n'iki n'igicu. Aha yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Yarangije yitegereza ingabo z'abanyegiputa barangije ngo bacikamo igikuba. Aha, soma. Akura inziga ku magare yabo bituma agenda kururuka aruhije cyane. Aleluya. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengeye. Aleluya. De la sile elabile elasike zodeva. Hari ibigiye kuvugana uyu mwanya, hari ibigiye kuvugana mwa abo bakurogaga barozi bagiye kuvugana, abo bakurwanya bagiye kudenema, abo baguhigaga bagiye kuvugana, hari ibigiye kuguhunga ariko ntibirashoboka kuko Imana igiye kubirimbura. Imana igiye kubirimburira mu nyanja hashize igihe kirekire. Hari ibyakudene vodesta, hari ibyapa toze destasire era bine elasika zome edesta. Ibyo ngibyo bigiye kuganira, umurazi n'undi bagiye kuganira, umwicanyi n'undi bagiye kuganira, abanyamagambo bagiye kuganira, bagiye kuguhunga kuko igicuku cya nyuma kirabonetse ku buzima bwawe. Amen. Tosi devai. Uwiteka abwira Mose ati haleluya. Helasire igicuku cya nyuma kigiye kuboneka. Aha, soma tugenda dusoza. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi. Bagiye gupfa nitwa Mutuyimana Jean Claude. Bagiye gupfa. Abo banyabogabo bagukurikiye, abanyegiputa bakwikoreye, nibaguture igihe kirageze. Ayiwe, ibyo bihombo umaranye iminsi ubwo bushumeri, ayiwe bagiye kuganira ngo bahunge. Ariko reka nkurahire ntibirakunda ngo barahunga ngo byemere. Imana amaze kubafatira umwanzuro, Imana yamaze gufata umwanzuro. Icyayi hagurukije mu ijuru ni igiki? Irahaguruza kugira ngo ibafate bose bakumbanyirize mu mazi. Ni ukuri. Igiye gukumbanya. Nta mpuhwe ifite, igiye gukumbanya. Reka mbabwire aka kantu. Hari igicuku nashatse kugira ngo tuvugeho kubera ko igicuku cya nyuma cyo kirabonetse. Mu gicuku cya mbere bakwishushanyijeho, bakwereka ko bagukunze batagukunze. Mu gicuku cya mbere waratetse urakaranga abazi wawe. Mu gicuku cya mbere wasasiye inshuti n'abavandimwe bararyama. Mu gicuku cya mbere waguhamagaye nawe ubwawe waramufashije. Kubera ko impamvu bakwishushanyijeho bari babonye hari ibyo ufite ugomba kuba. Mu gicuku cya mbere ntiwabura inshuti. Mu gicuku cya mbere bose bakwindukundiririzwaho, dore ko nawe iyo utabaje mu gicuku cya mbere uratabarwa kubera ko uba ugifite abavandimwe. Igicuku cya kabiri, icya mbere kiva saa 12 za nimugoroba kikagera saa 3. Iki gicuku cya mbere ironda ribaga ryageze mu kazi, abasirikare bakigenda bakija mu mutekano n'abapolisi. Igicuku cya mbere abavandimwe bari gutaha, bari kuva guhaha, babandi bataga saa 3 nabo babaga bagitaha. Iyo uvugije induru uratabarwa bikemera. Mana tugire neza. Igicuku cya kabiri no kuva saa 3 kugera saa 6 habaga hasigaye irondo, hasigaye n'abapolisi n'abasirikare gusa bari gukontorora umutekano. Ico gicuku iyo utabaje abo ngabo bakumva vuba, ariko nta bandi bakumva ko benshi baguye iki agacuho. Igicuku cya gatatu mfasha, igicuku cya gatatu no kuva saa 6 kugera saa 8 n'ababandi barayirondo bagabahunikiriye basinzire kabibye, n'abasirikare bamwe bari gutaha. Hambese umva iryo saha harimo abantu babaga batacumva. None igicuku ca nyuma ni ca saa 9 kugera saa 12 za mu gitondo. Iki gicuku abantu basime bari bagaye babanye imibare. Uwa mbere atangiye kubatejo nzi mu kanya ko giye kubyuka ndaje abana biragenda gute, niho wibuka ngo uri mideni, niho wibuka akinzuresha urishura inzu, niho wibuka ko mu kazi ka hari saa 9 kuko saa 9 arimo nabaga bahagurutse bagiye mu kazi. Imana tugirire neza. Ariko nje kukubwira ngo nubwo mu gicuku ca kabiri wabuze gutabara, mu ca gatatu nabwo akabura. Reka nkubwira ngo mu ca kane Imana itamuruye ihagurukira no gutabara, kubera ko Imana ihagurutse ntabwo ibanza kubaza, nta nubwo ibanza guhamagara. Iratabara itabaye, kandi ibyo witaga induru bigahinduka impundu. Aleluya. Ibyo witaga induru bigahinduka impundu kuko Imana ya mu ijuru iyitabaye ntabwo yongera
nzagusubizayo ngo wongere umubabaro. Imana itugire neza, Imana itwambike imbaraga, Kristo akomeze kubana natwe. Reka nongere ngutangarise ngo Imana igarutse gukumbanya kubera impamvu ebyiri gusa. Hari abantu bagufashe w'ijambo kandi mu kanwa ka Imana ashize ibintu bibiri. Yaravuze ngo uzasabira umugisha zawuhabwa, n'uzavuma nzamufuma. Rero reka nongere nkubwire, Imana agaze ku ijambo yavuganye nawe. Ye mukobwa, niba hari icyo Imana avuganye nawe, hari ibyo ije gukumbanya. Wa musore we, niba hari ibyo Imana avuganye nawe, hari ibyo ije gukumbanya. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, niba hari ibyo Imana avuganye nawe, hari ibyo ije gukumbanya. Reka nkubwire ngo mu kazi kawe waritambitswe, hari ibyakwitambitse bimaze kukwitambika, biravuga ngo wowe uzakuba mu kazi ari uko bitakiriho. Imana ije gukumbanyiriza mu mazi. Mukomeje gusoma gatoya, ngo Imana yabwiye Mose ngo narambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo arakurambura. Amaze kukurambura, Abisirayeli barambuka, n'Abanyegiputa barabakurikira. Ngo ariko Abanyabisirayeli bamaze kwambuka, Abanyegiputa n'ab'inyanja bamaze kuyinjira, Imana irongera ihuza y'amazi, maze ngo n'abagerageje koga bose Imana ikumbanyiriza mu mazi. Itangazo ry'isaha ni itariki ugiye kumvira iki kiganiro, reka nongera nkubwire ngo Imana ije kubikumbanya, Imana ije kongera kubikumbanya. Hari ibigiye kuganira ngo biguhunge, wowe tuzi ugume mu mwanya, gumye wegera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. 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 078 21 38 132 078 21 38 132. Yego Mutuyimana Jean Claude niyo nimero ye, iba kuri WhatsApp, wamwandikira akaguha link buri kuva saa 2 z'umugoroba ku masaha yo mu Rwanda. Abo hanze nabo barakuramo, abandi bateranye ntago bitureba. Saa 2 z'umugoroba hano mu Rwanda kugera nka saa 5 cyangwa saa 6 bitewe nuko umwuka wabayoboye baba bari kuri Zoom. Ukeneye ko musengana wamwandikira kwiyo nimero aguhaye kuri WhatsApp, akaguha link, ubundi mugafatanya gusenga. Imana ibahe umugisha.